Reka ngusuhuze wowe wahisemo kudukurikira umunsi ku wundi ku Gisobanuro TV. Amahoro n'imigisha nibibane nawe kandi ugire guhirwa urakabyara hungu nakobwa. Uko umerewe kose komera, niba ubabaye humura, isi ntisakaye, ejo birashoboka ko ubuzima bwawe bwahinduka. Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'icyiciro cy'amashuri yisumbuye, aho abarangije umwaka w'amashuri yisumbuye 2023-2024 uyu munsi Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota yabo. Igitangaje ariko kirimo nuko abantu bagize amanota makeya angana na 49% ndetse n'abagize 69%, abo bose ntago bazahabwa diplome kuko basabwa kujya gusibira. Ibyo bisobanuye kandi ko umuntu wese wize mu mashuri atandatu yisumbuye akaba yaragize amanota 49% ari mu bize ubumenyi rusange, ndetse n'uwagize munsi ya 69% yigureza ingero ntago azabona diplome. Umunyamakuru w'ikinyamakuru akaba n'umwanditsi wa Mama urwa Gasabo ndetse na Mutesi Scovia, nk'uko ibyo byose ari ibinyamakuru bye. Gisobanuro TV across the land, together we rise, together we see, the future is bright with Gisobanuro TV. Akaba nawe ubwe ariko yitwa Mutesi Scovia. Uyu munsi yamaze kugirwa umuyobozi wa RMC, ubwo ni abanyamakuru wigenzura, akaba yawusimbuyeho Diregiteri Cleophas Barore. Ibi ni ibintu byashimishije imbaga nyamwinshi. Umuntu wabyumvishe wese ari umunyamakuru yumvishe akanyamuneza kaje, dore ko n'abaturage ibyo rwose bitabacitse. Ababyumva bose ari kuvuga ati abantu batoye barebye kure, cyane ko yatsinze ku majwi agera kuri 87 yose ku bantu basaga 120 barengaho. Abo bose bakaba bamugiriye icyizere cyo kuba yahagararira itangazamakuru ryigenga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaduhaye ikaze Mutesi Scovia kugira ngo azaze agire imirimo myiza, kandi rwose afite imbaraga, arabikwiriye, arabibereye, dore ko yabaye impirimbanyi ikomeye ndetse akagaragaza neza ko hari ikinyuranyo yatanga mu bandi banyamakuru, dore ko twari dufite n'ikibazo kuba umunyamakuru wigenzura yayoborwa n'umunyamakuru utigenzura. Ibyo bintu bikaba nabyo byari urujijo. Mu karere ka Karongi uwari meya ndetse na visi meya hiyongereyeho na perezida w'inama njyanama, abo bose bamaze kwegura muri iyi myanya yabo. Ni ibintu byabaye urujijo, ndetse akarere abayobozi basa n'abagahagarariye bose bikaba byibazwa ni kuki bafashe uyu mwanzuro, ndetse ibi bintu bikaba ari ibintu bigomeje kwibazwaho n'abantu, niba nta kintu baba bari kwikanga mu byo baba bashobora kuba batarujuje neza. Ariko ndabizi ko leta iri butunga itoroshi RGB ibonye akazi, iri bugume kugenzura ibi bintu, natwe tuzabamenyesha akazakurikiraho. Ndi Boni Fresh, ndabakunda cyane kandi ndizera neza ko niba ugeze kuri uyu muyoboro nagusaba na subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro tuzajya dushyiraho, uhita ubona notification ndetse ubone we n'umuterankunga wacu ukomeye. Ndabakunda cyane.